Umutanzaniya ukaboneka twaririye kigori n'idanje akawunga kuyibona ariko Umutanzaniya aho muraboneka kandi twe nta masahani dufite afite ibicumu hari amasahani y'ibisitaza bameze gutya ushaka kugira ati fata bawusi yawe tu gende nka Babyloni urumva karitsiye ndayizi hano nakataga amafite udutendo duteye ubwoba none mpari mvuga Yesu urasonza kugira ngo niguhe ibiryo uzamenye kugaburira abandi wambara ubusa kugira ngo nubone imyenda yo kwambara uzambika abandi bagusohora mu nzu kandi uri umukozi w'Imana Imana ikabyemera wari mayibobo unanye ndabatiza abandi wari warishwe n'urumogi ubu ndabatiza abari barishwe na ruguru uganga amen kutari mu mavuta umva natangiye kuyinjiramo umuntu wari mayibobo wamaguru iki ganja w'isi mbese ndagira ngo ubyumve niyo imbobo buri muntu wese akurya inkonje nta gaciro bufite Yesu Imana bajya tabati pasiteri wacu mbese ubu na supermarket sister reka tubaye ubu na supermarket reka tubaye tugereza Izeye ko aho muri hose muri amahoro abantu muri mu bice bitandukanye mu Rwanda mu Burayi mu mpande enye z'isi izeye ko muri amahoro kandi ufite ibibazo bihangana umunsi we nugera azasubiza reka twihanganishe batameze neza nizere Imana n'ishobora byose kuri uyu munsi rero nabazaniye ubutumirwa mukunda cyane muri benshi mbere yuko muri ikaze reka mbanze mbabwire ahantu twicaye kuri Classic Hotel ni ahantu heza ho gutembera ni ahantu heza ho kuruhukira bafite serivisi nziza kandi zibereye ijisho wahagera bakaguha serivisi wifuza njye rero uri kumva ugiye kugezaho iki kiganiro ni Rosette Roxy turabakunda cyane kandi turi mu buryo mudukurikira n'abatinde rero reka ikaze umutumirwa wacu mukuru murakoze turishimye twishimiye kugutumira kuri kamera za One Fox murakoze cyane natwe twishimiye kubana namwe maze iminsi saraye mu Imana ivuga butumwa ijwi rya Sara ariko nta cyatuma tutavuga Imana yacu uragerageza nyine kongera ibyo bazi kukumva ndagerageza batangira kwibwira amazina yawe nitwa Pastor Niyonshuti Theogene ndi umugabo ndubatse mfite madamu n'abana 4 ariko turi umuryango mugari n'abandi tubana Imana idushoboje kuba turi kumwe muri iki gihe cya none twasangiye ubuzima bwo ku muhanda ariko tukaba turi kumwe barizwa mu itorero rya ADEPR urembo n'umujyi wa Kigali rumvikana paruwasi ya Muhima itorero nkoreraho umurimo w'Imana ni irya Katabara aho niho ndi kubarizwa ariko tutarajya mu buzima bwawe bw'akazi ukora muri ADEPR twumvise amakuru ngo warabyaye narabyaye mufite umwana w'umubebe umukobwa mwiza usa na se nawe yaje asa na se yitwa se usa na se abiri niyo ndi kuvuga irya gatatu ntabyo ndavuga mfite aho nzarivugira ariko turashima Imana ko yatwongera umwana w'umukobwa ubu ngize abakobwa 2 n'abahungu 2 umukuru afite imyaka 10 umukurikiye afite 7 ucutse afite 4 n'uyu mubebe Imana iheruka kuduha turashima Imana rero izina rye ni Niyonshuti andi bizakuzindure kugira ngo yamenye Imana Niyonshuti ariko ni rya kabiri yitwa Shami bivuga ngo umuryango wari uzimye ariko urashibutse ubu ntabwo ukizimye umubi yari yaragambiriye ibibi ku muryango wacu ariko dushima Imana kubw'umuteguro wayo twabona uko tubivuga bire mu mutima abahuzuye amashuri hari abatubonaga bakibwira ko birangiye umunyabwenge yaravuze ngo umuhanga nusekera imbere y'ushaka kurira
umunyabwenge ntusekere imbere y'ushaka kureba. Mu yandi magambo hari ibituriza, hari ibyaduteye agahinda, ariko tumenye Yesu Kristo w'umwami n'umukiza tukamwakira, yatwuzuza ibyishimo, twuzuza imbaraga zo gusekera imbere y'uwashatse ko tureba. Niyo mpamvu tunezere tubwira abadukurikiye ngo bakomere, batangiye neza. Uravuga ngo abari mu bibazo bihangane nabo umunsi wabo uzagera. Kandi wowe ufite gihamya gifatika kirahari. Icyo gihamya dushaka ikintu ni byinshi, no kuba byonyine ndakarasike hoteli ni ubuhamya bukomane, epfo bayita mu Gasheru, urahazi se? Urahumva? Hasi hari abayita Niboye, hano bayita Zini, urumva karitsiye ndayizi. Hano nakataga amafite udutendo duteye ubwoba, none mpari mvuga Yesu. Tugarukira tutarava ku bana, nabonye uvuga ngo abana wabyaye ubwo ni 4, buri mwana wese yagiye azana umugisha. Watubwira nk'umwana wa mbere umugisha yazanye, umwana wa mbere umugisha yazanye kugeza ku mwana wa 4? Ntiwavuga ku migisha yazanye utavuze ubuzima bwawe. Yes. Ubuzima bwari bubi, Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, nahuye n'ubuzima bukakaye, kandi mpura nabwo atari uko navukiye mu buzima bubi, ahubwo amateka atumye nisanga muri ubwo buzima bwo ku muhanda. Ndakizwa, nyuma yo gukizwa ngeze mu itorero nabwo mpura n'ubundi buzima bugoye, kuko hari umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha Imana yavuze ngo mvugutira kandi ucurumindire igikoresho wishimira inamba zinshizemo. Bivuga rero ngo Imana ntiyagukoresha itakunyujije mu ishuri ryayo. Ishuri ry'Imana ni ibigeragezo. Urasonza kugira ngo niguhe ibiryo uzamenye kugaburira abandi. Wambara ubusa kugira ngo nubona imyenda yo kwambara uzambika abandi. Bagusohora mu nzu kandi uri umukozi w'Imana, Imana ikabyemera, kugira ngo umunsi uzaba ufite inzu yawe uzamenye gucumbikira abandi. Bivuga ngo rero ibigenda bitubaho muri uru rugendo rw'agakiza biba bifite ishuri rizigisha abandi. Tuwabigisha kwihangana nawe utaranyuze mu bintu bigusaba kwihangana. Bivuga ngo kubyigisha, kwigisha kwihangana wasomye mu bitabo gutandukanye na wundi ukwigisha yarakunyuzemo. Bivuga ngo rero nanyuze mu bigoye, ariko Imana ingira neza iranyubakira mu mudamu nkiri muri ubwo buzima. Umwana wa mbere aje mpabwa inshingano, umwana wa mbere yazanye perimi, uwa kabiri azana inshingano z'ubwarimu, mwarimu mu itorero rya ADEPR, uwa gatatu azana inshingano zo kuba pasiteri, uwa kane azana inzu, ndimo ndubaka. Urumva rero imigisha yo muri Kristo Yesu twarayihawe ubwa wa muririmbyi, kandi n'ubugingo buhoraho nabwo burahari. Rega ijambo riba muri Bibiliya rivuga ngo naho yababaza umuntu izagera imugirire ibambe, kandi kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ushobora kuba wicaye uri kurira, bwira abadukurikiye nongere mbakomeze babwire ngo yahinduye ubuzima bwa Pasiteri Theogene, nawe bwahinduka. Abantu benshi baranzi ndi muri ubwo buzima, bazi nkizwa, banzi no kubona umwanya wo kubwiriza mu rusengero ntawubona, atari uko nafite ibinyuzuye, ahubwo bitewe n'igihe nari ndimo, n'igihe nari ngize gute nari ndimo. Ariko Imana ica inzira, mu itorero batangira bampa gusenga. Ubwo baguha gusenga ukumva niho kwigisha icyumweru cyose. Nyuma y'aho batangira kumpa iminota 3 yo gukingura iteraniro no gusuhuza iteraniro. Nyuma yaho mba umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho kuri ADEPR Kiruhura. Nyuma yo kuba icyumba cy'amasengesho kuri ADEPR Kiruhura, umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Nyuma yo kumuvugabutumwa w'umuhamagaro naho nategura igiterane gifite insanganyamatsiko ngo Mana ugejeje ukora nzajya ngushimira, mbaye ngushimira. Duhuriza abantu hamwe mu nyito ivuga ngo abantu bari barazahaye bahujwe no kugira ngo bazahure abandi bakizahaye. Mbese ubu ni ijambo riri mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cyawo cya 7 umurongo wa 12. Abantu nuko Samweli ashinga ibuye ryite Benezeri
bisobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo n'ubu. Mu yandi magambo rero Imana izahura abari barazahaye, kandi ukuzahara kugabanyijemo ibice bigeze muri bitatu. Kuzahazwa n'amateka, hari ukuzahazwa n'igihe, hari no kuzahazwa n'ibyaha. Ibyo byose byari byaranzahaje, kandi hari bagenzi banjye dukorana umurimo nabo babizahariyemo. Tuvuga ngo reka duhure tubwire abadukurikira mu nsengero ko Imana ari izahura. Shimwa Imana yazahuye rero inkuraho hose, ba mwarimu, ba pasiteri, shimwa n'ubuyobozi bwanjye bw'itorero rya ADEPR bwatekereje bukayoborwa n'Imana bakampa inshingano muri ADEPR. Wari mayibobo ubu nanjye ndabatiza abandi, wari warishwe n'urumogi ubu ndabatiza abari barishwe na rumogi. Amen. Kutari mu mavuta. Umva natangiye kuyinjiramo. Urumva rero Imana ihindura amateka inyuranye ibihe. Pawulo yaravuze ngo ndashimira imbabazi Imana yangiriye. Nubwo nabanje kubutukana n'urenganye n'umunyarugomo, ariko narababara. Aho yari arimo aho ubuhamya, umuhungu we Timoteyo yari yarabyaje ubutumwa. Ngeze ku murongo wa 16 aramubwira ngo kandi mwana wanjye Timoteyo, cyatumye mbabarirwa kwari kugira ngo Kristo yerekanirwe muri njye, muri imbere mb'icyitegerezo cy'abazamwizera hanyuma bagahabwa ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, ahantu Pawulo yabaga ari kubwiriza, iyo hanyuraga umugome w'umurwanyi, avuga ati yahaye agakiza Pawulo. N'abantu yishe Stefano aheruka kwica bazira Kristo, menya neza ko nanjye yambabarira. Ubwo iyo mpuye n'indara ngenzi zanjye ziravatire yundi wari indara hano ku Gasima, ntiyamuhaye agakiza nanjye yamiki agakiza. Bivuga ngo rero gukizwa kwanjye ni kwabaye impanuka, kuba pasiteri kwanjye ni kwabaye impanuka. Byose byari mu muteguro w'Imana kugira ngo izabashe gukiza ubugingo bw'abantu benshi. Ndumva natangiye gufashwa. Ni byiza. Tugaruke rero ku nshingano wahawe nk'umuntu uhabwa inshingano, wabyakiriye muri ADEPR. Ni ibintu nabona uko ngusobanurira mu magambo byibura gerageza mu magambo kangarukira ubwo se wabisobanura. Ubundi mu minsi ine yanejeje mu buzima, umunsi wa mbere ni umunsi wo kwakira agakiza, umunsi wa kabiri ni umunsi w'ubukwe. Harimo icyanejeje muri byo. Ubundi nagiye ntaha ubukwe bw'abandi, ariko bavuga ngo umuryango wo kwa runaka ntuhaguruke. Tuvuga umuryango w'umukwe nyine, uzi ko bavuga se w'umusore waje gusaba umugeni, kuvuga ati umuryango wo kwa runaka ntuhaguruke, agahaguruka natashye. Rero nkahita nibaza umunsi bazavuga ngo umuryango wo kwa Mureja Tonest niwe data ntuhaguruke, kibaza kuntu nzahaguruka njyenyine, nkumva biranyobeye. Icyo gikomere mbana nacyo. Ariko mu bukwe baravuze ngo umuryango wo kwa Mureja Tonest ntuhaguruka. Mpaguruka nzi ko ndi njyenyine, ngiye kubona mbona abantu n'amakoti n'amakaruvati barahagurutse, ibihugu n'amaribaya, abakozi b'Imana dukorana umurimo w'Imana. Mpita mbona ko muri Kristo Yesu harimo imiryango. Cya kabiri cyanejeje ni umunsi nterura umwana wanjye w'imfura. Umunsi nterura umwana wanjye w'imfura, kuko byaraneje. Ubundi ndibona shangazi mu muryango w'iwacu turi babiri. Bivuga ngo kuba narasigaye ndi umuhungu, Imana yari ifite umugambi kugira ngo umuryango wo kwa Diyonizi igisekuru kitazimwa n'isogokuru. Rero guterura umwana wanjye w'imfura, nabonye ko umuryango ugize gute ushibutse utakizima. Sinzabyibagirwa umunsi nterura imfura yanjye y'umukobwa. Umunsi wa gatatu ni umunsi mpabwa inshingano z'ubupasiteri, ndobanuye mu bandi, mpabwa inshingano z'ubupasiteri. Umunsi uba ukomeye mu buzima bw'umuntu, uretse no kureberera umuryango wawe, waba inshingano zabo uyoboye kubareberera. Uretse n'icyo, nasubije amaso inyuma nibuka ijambo ryanditse muri Bibiliya ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera.
yanongera akandi ngo kandi kamwemeza n'abandi ibyo ntabwo karimo ariko iyo yakwemeye igira uruhare rwo kukwemeza n'abandi umuntu wari mayibobo wamaguru mbese ndagira ngo ubyumve ko umurenga agiye guhabwa inshingano z'ubupasiteri mu itorero rya ADEPR. icyo kintu cyumva byanejeje umutima wanjye. niyo mpamvu mu gusengerwa nashatse abana twabanaga ku muhanda ndabatumira mbashakira imodokari bakiri mu muhanda bansengera bareba bari umunsi mukuru wanjye mu kwiyakira ndabakira bicaye hari ukwabo kandi mbakira mu mvugo zacu ko nabonaga kubatiye kana ahangeze bati Yesu mwana bajya ndabati pasiteri wacu mbese mpita numva nawe ngize n'urukundo rwinshi rwo kubakora. uwo munsi nsengerwa hakijijwemo babiri, umwe ni umudiyakoni undi ni umushoferi perezida wa korali. urumva rero Imana iba ifite umugambi proje kuguha agakiza wewe njye kumpa agakiza guha agakiza uriya ntibigarukiraho ibizi ko agakiza iguhaye bigiye kuba pipiniyeri yo kugira ngo n'abandi babashe gukurira muri urumva. rero nshimira Imana ko muri urwo rugendo n'izo nshingano byatumye byibuze hari benshi bakizwa. cya gatatu cya kane cyanejeje mu buzima bwa buri munsi kuba njye Pasiteri Theogene nanjye ndi kubaka inzu. njya mbwira abantu ngo si yanjye n'iy'Imana yubatse nkayo ko njye nta mbaraga nta n'ubushobozi nta n'imiryango nta n'amafaranga yakubaka inzu niyo ndi kubaka ariko Imana mushiki wacu Imana iranyubakiye irakubakiye. Imana iranyubakiye ni inzu Imana yubatse irayiniye uvuye ku kibanza ukagera kuri fondasiyo ukagera ku mabati ukagera ku miryango ukagera ku mucanga byose bifite ubuhamya. iyi nzu Imana inyubakiye ifite ubuhamya. ntaguciye mu ijambo shaka ko aho hantu hatinda. inzu ifite ari ikibanza n'abantu bakiriye. amabuye ni umumama wo mu Gakinjiro ufite kenkayiri iya mbere yamenwe n'imicanga bireba batunda amabuye bayamye. amabati bayita dimake, iryo batarizi bita dimake nibwo naryumva dimake. abantu bagende mu Nyacyonga ku ruganda rw'amabati ruhari n'abari kubaka winjire mu ruganda uvuge ngo Pasiteri Theogene aranyohereje ngo munkorere amabati barahita bagukaturira. ariko gusimba koreye publicité ngo ntitubahamarije bagenda aho ngaho babakoreye amabati yarantwerereye Imana n'umugisha. urumva simvu imiryango rero ndi bafungura nk'iyo kuri banki apana umukuru Rwanda nawe ubunyerera kutegera ngo ni porotari n'amadirishya nuko agenda n'abanyerera ibintu Imana ikora niyo mageze gusa shima Imana. reka ngarukira inzu ubwayo sindabona ubuhamya bw'uburyo nyitangamo ubuhamya ariko ntabwo ukeneye ijambo yaruzuye ubiribamo ntabwo iruzura ariko izuzura aho iba yegereje ikorambuye n'ishima. harabura ibintu bibiri, harabura amakaro hakabura ibirahure hakabura na rangete. ese urumva ituzuye ntacyo bishinja Imana. iyabikoze ibyo byose ibirahure bizaza, iyabikoze ibyo byose amakaro azabona, iyabikoze ibyo byose rangete zizabona. izina rya gatatu ry'umukobwa wanjye rero nzaritangariza muri iyo nzu birabitsa ni njyewe urizi naho bamwanditse muri mashini urwego rw'igihugu rishinzwe amarangamuntu ngira ko bampaye na kode ngo azafatiraho indangamuntu sigaye uva kwa muganga babirangije. rero ndashimira Imana vuga ngo Imana ibayegereje ikora mbaye n'ishuri. tugaruke rero ku buzima bwawe bwo ku muhanda. hari abantu bazi ko wagiye mu muhanda ariko ntibazi ikintu cyaguteye kujya mu muhanda.
watubwira muri make ikintu cyaguteye nk'uko nabivuze ni ingaruka za jenoside. Sinagiye mu muhanda kubera kunanirana, sinagiye mu muhanda kubera uburara, nari mbuze ababyeyi muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nisanga mu muhanda. Nubwo buryo nagiye ku muhanda. Ugeze mu muhanda rero tubwire ubuzima bwawe muri make bw'uwo muhanda. Se nabwira ni ama episode se twaburangiza muri makeya udeyo samba. Reka mvuge mu kanwa, ndashimira Imana yankuye ku muhanda ikambiza inkoni z'ubuginga. Inkoni z'ubuginga niyo imbobo buri muntu wese akurya inkonji, nta gaciro bufite. Mbwire n'abadukurikiye ko nubwo bari abana bari ku muhanda ariko biracyashoboka, biracyari ibyiringiro. Mureke tubaho urukundo nubwo bigoye. Nanjye uri kubivuga mbafite ari 10 nunze mu nzu iwanjye, ariko nazanye bwa mbere bisaba ko ndara amaso kuko uzuba yakwimura. Rero ruba ari urugendo, uramuherekeza mu bibazo byiwe, ukamugurira inkweto, ejo akazigurisha, ukamugurira ipantaro, ejo akayigurisha, akajya gufata ibikoresho ganja cyane. Ariko byibuze iyo ateye intambwe yo kwitekerezaho, tangira kwibaza bene wacu ko banjugunye, ko ntawangiriraga urukundo, none umupasiteri kangirira urukundo, sino umubyeyi ko afite urukundo rungana gutya, ejo n'ejo bundi yahinduka. None se uvuze yuko urera abantu 10, ubigenza ute ko kubarera muri Kigali ko ari ibintu bitoroshye? Abusobanura nkubwire n'umuntu nawe ubwawe kwitunga muri Kigali ntiwabibasha. Nawe ubwawe kwitunga muri Kigali ntiwabibasha. Ibyo bizwi n'Imana. Nubwo nkubwire nta kazi ngira, urumva na madamu ntakora, murabyumva. Mu itorero rya ADEPR ndi umuvolontaire singiyemo, pasiteri volontaire, murabyumva. Ariko Imana ifite uko ibigenza. Ari muri byitwa waririmbye ndumva arize, yaravuze ngo Yesu afite uko abigenza bikeye. Yesu afite ukuntu abigenza bikeye. Mu Tanzania ukaboneka twaririye kigori n'idanje akawunga kuyiwe, ariko mu Tanzania ho muraboneka. Kandi twe nta masahani dufite afite ibicumu, hari amasahani y'ibisitaza bameze gutya yasize, ariko amasahani yo mu rugo areshe. None se pasiteri ubu ngubu se kutanongeraho ko baniga kandi bariga nakubwiye ngo njye ntibyashoboka, ariko ku Mana birashoboka. Kandi ni abahanga giroteyande ubakurikiye bamurusha amanota 20. Numva rero Satani ni umugome ufata umwana nk'uwo nguwo ufite ubwenge nk'ubwo ngubwo yarangiza agashaka kumwica, ariko shimira Imana igiye gukora. Tukiri aho uriya yasayisa n'amatu urayibuka se ku makaritsiye n'iziba zihari inziba wowe wakwibagirwaho wanyuze Imana bw'Abisiramu nimumara kurya mugahaga mwamenye ntimuzibagirwe. Ntabwo twakwibagirwa rero ubuzima umuntu aba yaragiye acamo. Hari ikibazo mfite, igihe wari imihanda uri kugasima hahandi kugasima, iyo wabaga wabonye ibikoresho ganja alcohol wumvaga ubuzima bwawe bumeze gute? Uri mu isi yawe ibyo guhinduka byo ntabyo umuntu aba atekereza, ko nta n'uwambwirije, nawe ni Imana yanyisangiye. Rero ubuzima bw'imihanda bari ubw'imihanda. Ubu nk'umuntu uri ku mihanda cyangwa abaye ku mihanda n'ibyuma, burije burakeye burije, ibyejo ni ibyejo, ntabwo ibyo ubitekereza. Niyo mpamvu wifatiye ibikoresho nyine bigushyira mu yindi si, uba wumva ingoma abandi batumva. Tubwira uko wumva umeze. Sinabikubwira gute? Ubwira ngo genda ufate ibikoresho zumve, ntabwo wazimenya, kereka abanjye nyine. Ubundi wabaga urimo icyo gihe maze nibo babyumva, sinzi kubwira. Wabaga uri hayi, ushaka kubwira ati fata bawusi yawe tu, gende nka Babyloni.
Silenge ziteye ubwoba. Sembiguhere kereka wicaye undi mutipe tukamanuka silenge z'imihanda tukaganira ukavana utashora inyuma utagize ikintu kimwe wumva. Rero ariko turashimira Imana ihindura sibyo. Nasomye ijambo muri Bibiliya rirambwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya, ibya kera byose bishira. Dushimye waduhinduye rero. Ariko njya nkunda kubona ahantu henshi wambaye amakoti, ukunda kwambara ikoti. Niyo myambaro ya gipasitori, ikoti na karuvati. Rero waba utambaye ariko biterwa naho ngiye kwigisha. Nagiye mu biterane byo kurwanya ibiyobyabwenge hanze ku mihanda. N'igihe nakuramo ikoti nkarishyira ari karuvati nkayidegaja nkazinga amaboko. Bati bana pasiteri nawe bana yagezeyo bana cyane agiye mu bigo by'amashuri cyane agiye nka Nyabugogo gusura abo bana bo ku mihanda. Bisa ngombwa ko nambara t-shirt, ntabwo mbona nambaye amakoti, bisaba biterwa naho ndi. N'igihe nagwa n'ikigori tunaka nkanaze mu kirere yabatiri ko pasiteri nta nubwo ajya twiranda abantu ngo baba bamaze kunyegera abaganira nkabaremamo ibyiringiro abaganiriza. Ese nk'ubu baba kwita pasiteri w'iniga, uriya mupasiteri n'iniga, biragushimisha cyangwa baba bivuze mu myumvire yabo? Reka mbwire n'abadukorera bakajya bavuga ngo pasiteri w'iniga, bajya bavuga ngo pasiteri usabana. Numva ariko kavugitse neza, pasiteri usabana byo ndabizi ngizi kandi mbere yuko nyizwe nuko nari meze. Uretse nanjye ubwanjye no mu rugo data arasabana byagera ku rukundo rwinshi, byiyongeraho agakiza rero burushaho. Nshakubwire umunsi wa mbere wambara ikoti umvise umeze ute? Waryambaye? Ntabwo ari njye wari uryambaye, niryo ryari rinyambaye. Byumvisha umunsi wa mbere ntambara ikoti, ntabwo ari njye waryambaye ahubwo ryo ryari rinyambaye. Kubera iki? Nari mfite ibiro 47. Ubundi hari urwego unanuka ukageramo ku buryo niyo wafata ishati ukagenda ngo abateri bayishyire kuri sayizi mu byo bagabanya ikora ntibajya barigabanya. Kwanga ahandi hose biri kuri sayizi ariko ikora rimeze gutya. Urumva n'ikoti rero niyo barigabanya amaboko bakayagabanya, hari igihe iyi mifuka y'ahangaha urumva iyo bayigabanyije ihita ijya mu mugongo. Uri kubyumva? Mani twahuye na byinshi ariko ndashimira Imana nubwo naryambaye rigenda rikubura ariko nararyambaye na karuvati. Waryambaye ugiye nabatijwe. Wabatijwe? Mana ko numva bitari byoroshye. Byari amateka ariko nanone wari wishimye kuko nishimye. Ntabwo witaga kuba kureba ngo wenda ahubwo bumva wabahaye wewe bumva wambaye neza cyane uko bimenye utangiye kwambara ahuye nawe ubwo wibuka cya gikoti wambaraga yose ubu ningiye cyane. Ndashimira Imana. Twigarukire rero ku bantu, hari abantu bavuga ngo pasiteri Theogene ngo ntitukimubona ngo ajya muri ADEPR. Haba hari irindi torero waba urimo muri iyi minsi abantu bafite impungenge ko waba wararetse ADEPR? ngo ntibakimbona muri ADEPR. Ntibakibona muri ADEPR, ngo ushobora kuba ubarizwa ngo kwa Minyoni ngo cyangwa kwa n'ahantu ntaheruka kubwiriza aho ntihari. Ngashobora kuba Minyoni yaragukuruye akakuzana ngo muri ryagabanye kwa kundi bagabanyije abantu. Oya wivunika ngende pasiteri muri ADEPR niho mbarizwa, paruwasi ya Muhima umudugudu wa Katabaro, dusigaye tubyita itorero, aho niho mbarizwa rwose. Ahandi waba wambonye mba nagiye kuvuga ubutumwa kuko n'iwacu naho njya kuhavuga ubutumwa n'ahandi mbarizwa. Bamaze impungenge ko ukiri mu itorero? Mbarizwa muri ADEPR kandi niho ndi. Niho ubu ngubu? Oya si ubu ngubu, niho mbarizwa niho. Noneho watubwiye ko wahawe inshingano, usigaye ubarabatiza ugasezeranya. Umunsi wa mbere usezeranya nk'umugeni cyangwa se ubatiza
ubundi mu mirimo imwe inezeza umupasiteri irimo, hari ukubatiza, hari ugusezeranya, uba wumva ndari gusobanura uba ushimye Imana nyine ikugejeje muri urwo rwego rwo kuba wabatiza umuntu, rwo kuba wafata umukobwa akaba umugore, umusore akaba umugabo, nta bibazo. Rero ushima Imana ibigushoboje, ushima Imana igeze gutera ibigushoboje. Aha, Theogene rero uvuye mu buzima bwo mu muhanda, ubonye ukuntu bimeze ubu ngubu, hari ikintu utegura kuba wajya gufasha bari abana ba Nyabugogo? Kuko hari nk'uwo twaganiriye arambwira ngo ngewe kereka Theogene uje kumbwiriza, mubaza ese ushobora kuva muri ubu buzima? Hari abantu benshi bagiye bava mu buzima bwo mu muhanda, akambwira ngo kereka kubuvamo, kereka ari pasiteri Theogene uje akambwiriza. Wowe hari ikintu uteganya kuba wajya? Nibi ubwabyo ubu butumwa tuba turi gutanga cyangwa iki kiganiro dukoranye, mpamya ko hari benshi bagikurikira, uretse n'abana bo ku muhanda. Mvuga muri rusange njyewe abakoresha ibiyobyabwenge muri rusange, hari abagikurikira, hari benshi bamaze guhinduka, hari benshi bamaze guhindura imyumvire, bamwe barampamagara, benshi turaganira kubera igishusho media gikoreshejwe neza, dutanga ubuhamya bw'ibyo twari turimo, Imana ikabidukuraho. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, iki cyorezo kitaratera, urwo rugendo nari narutangiye kandi n'ubundi ndarukomeje. Nakoraga uburyo mbahuriza hamwe, abaganiriza ijambo, nk'abakorera ama-anniversaire, ariko atari ukugira ngo barye bamwe gusa, ahubwo bakaza baje kurya cyangwa kunywa, ariko nkaboneraho kubabwiriza ijambo ry'Imana. Barahari babatijwe, mperutse kubatizwa 26, bamwe bajya muri korali, abandi babasha kurema amatsinda, batwara utuzigo Nyabugogo, bakabasha kwiyishyurira amazu. Urumva iyo ni intambwe nziza bagenda batera. Rero reka mvuge rya jambo Pawulo yavuze, dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Yatubashishije iyo mirimo, n'indi iraza kudushoboza nayo tubasha kubikora. Tubwire ni nk'izihe mbogamizi uhura nazo iyo wagiye guhura n'abo bana bo mu muhanda, by'umwihariko nk'Abanyabugogo? Imbogamizi nuko baba bazi ko bukemura ibibazo byabo byose, kandi nta buryo ufite bwo kugira gute bwo kubikemura. Byibuze kumuremamo ibyiringiro no kumwereka yuko bigishoboka, ibyo akaba ari byo bishoboza. N'izindi mbogamizi nta zindi, ni iz'uburyo n'ubushobozi. Uburyo n'ubushobozi, kuko hari byinshi bakeneye, ariko ubwo buryo ariko nzi yuko Imana, njyewe imyumvire yanjye numva ko umwe ahindutse ni umusanzu mba nanze kuri sosiyete nyarwanda. Umwe nawe azahindura undi, uwo nawe azahindura undi, kuko njye sinashobora kumara abana bo ku muhanda ku muhanda. Ariko byibuze njye nimpindura umwe, nawe ugahindura umwe, uriya agahindura umwe, abo nabo bazahinduka, abagabo nabo bahindura abandi. N'imyumvire mu bantu bafata bari abana bo ku muhanda, byibuze mu yindi myumvire. Ubundi abana baza ku muhanda mu buryo bugeze kuri butatu bw'ingenzi. Uburyo bwa mbere, hari abaza kubera amakimbirane yo mu muryango, kavuka umwana akeneye kuvoma isoko y'urukundo mu muryango. Umwana wese muri sosiyete avuka akeneye urukundo iwabo mu muryango. Nkaho yahavomye urwo rukundo akasanga ibiro, se na nyina, ba nyirarume, aho ba se wabo ni imiguruko, agafata inzira akisanga ku mihanda ahunga. Uburyo bwa kabiri, ni abana baza ku muhanda bazanywe n'agakungu, abo bigana, ishumi, inshuti zabo, abana bakuranye bakisanga ku muhanda. Uburyo bwa gatatu, ni abana bazanwa n'uburara, bubakananira iwabo ntacyo babuze, ariko hari umwana uvuka akazagenda arangiza university adasengeye minerivare, cyangwa uracyusha adasengeye minerivare, ariko ugasanga ni wa mwana wananiranye. Abo bana urumva baje ku mihanda, agakungu, baje ku mihanda bazanwe n'uburaro. Uburyo bwa kane, ni abagiye ku muhanda kubera amateka y'ingaruka za jenoside. N'uyu munsi baracyari ku mihanda,
nta nubwo bakiri abana bo ku mihanda cyangwa abasore bo ku mihanda ahubwo habaye abasaza b'imihanda ariko haracyari ibyiringiro biracyashoboka hamwe no gusenga Imana no kubegera no kubaba hafi n'umuntu wabinyuzemo nzi ko hari Imana izakomeza gukora muri twigarukire ibintu kuri madamu wawe yatwise inda ya kane ni nk'akahe gashya wamubonye utari usanzwe uzi igihe yari atwite inda ya kane yarahuzwe biremewe noneho mbere nta muri izo nda zindi yagiye asama yarahuzwe iya mbere yarahuzwe mbura icyo muha gusenga Imana ibintu byose akajya yiba ariko kuyihe byari danje rero ku wa kane yanyatakaga yawurute nkayibona icyanyase nkakibona nkakimwiza shimye Imana ko ibyanyase ibyo yasabaga byose naragitahanaga nimugoroba Imana rero ishimye oya ntabwo byumva ku bandi bana ba mbere yarahugwaga bikagenda akavumirira ntagire icyanyaka kuko arabizi ko ntacyo kubera ubuzima mwari ariko inda ya kane nicyo yasabaga data yacaga inzira nkakiza Imana ishimwe cyane ni ukuvuga ngo Imana yakoze imirimo n'ibitangaza adoje ni ukuri umva ubuhamya bwawe ni bwiza cyane ariko njyewe ndumva nafashijwe ahubwo reka tubikenera ibindi tuzabivuga ubutaha n'ama episode ntabwo wazabirangira ariko reka tugaruke nanone ku nzu yawe inzu igiye kuzura kuva hasi ku kibanza kugera hejuru ni kubwo ubufasha bw'Imana sibyo ikoresheje abantu teoje Imana gukora ibitangaza bikomeye ese muri iyo nzu ni nk'akahe kantu kihariye uzayishyiramo uvuga ati Imana aka kantu gashyizemo kubera imirimo n'ibitangaza wakoze icyumba cy'amasengesho kirimo harimo icyumba cy'amasengesho nta kindi kintu kizageramo uretse umukeka nzajya mfukamamo ngashima Imana n'undi uwo ari we wese ushaka gusenga kandi tugashimira Imana hari icyumba naho Imana neza watwara ukatubwira muri makeya inzu yawe uko imeze sinayikubwira inzu nziza Imana impaye n'ibyumba 5 na saramanje n'igikoni cyo mu nzu kandi mbere kubanaza za nzu z'amageti nyine z'icyumba na salo 2 na salo reba umuntu atekera imbere y'umuryango iyo utatetse n'abandi bari utatetse uzi kuba mugiye kurya biswi undi muturanyi wanyu ari gutuma magi yo gushyiramo urumva rero ni danje ubu na supermarket sister reka tubaye ubu na supermarket reka tubaye tugereza kapfa kubaye cyenyeje ntibishoboka ubu na supermarket usigaye ujya gushopinga reka biremera kwa Yesu biremera nanjye ndahaca nkavuga ati mwereze karaka kayituka inyange agatahana nkumva uko dusoza rero nagusaba mu masegonda make ikintu ubwira abantu ndabashimira abantu bose bamfashe umurimo w'ivugabutumwa ari abo banyubakiye bagikomeje kunyubakira Imana ibahe hari abagize uruhare mu modoka ngendamo ko n'abantu bayinguriye nabi Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha w'umugisha afande bayimana Jove ahari yagize uruhare rwo kugira ngo bitunge Imana imuhe umugisha sabira umugisha mwe mwanumiye kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi na wa wundi wanyemeye ubwo uramuzi sheri wanjye uwanyana Asia mama pastor nawe Imana imuhe umugisha n'akabahari sabine n'abadukurikiye bajye nanjye kuri channel yanjye inyuraho ibiganiro ibyo bikorwa ubuzima bwanjye bwa buri munsi tugenda dukora ivugabutumwa bandike inzahuke Theogene iyo wanditse inzahuke Theogene mwaza ahandi hose tugenda ariko wanditse inzahuke Theogene tuyibona rero shima ubuyobozi bwanjye bw'itorero
gihugu muri rusange ko dukomeje umurimo w'ivugabutumwa. Imana y'amahoro n'umugisha mwinshi. amen. Urakoze cyane bwo kwiga umwanya wawe ukaza tukagirana ikiganiro cyiza cyane. Twishimiye kuzongera kuzagutumira noneho kumwe na madamu wawe n'ubuhinzi. Imana izadushimire. Wakoze natwe turakomeza nyine tujye tubaba hafi, ntabwo birangiriye hano, tujye tuvugana dushimira n'abantu bose bakomeza kutwereka urukundo bakora subscribe, bakora like. Ni ukuri turabyishimira cyane. Rero mukomeze mugize neza aho muri hose, kandi icyo twababwira cyo ikibazo murimo Imana izagukemura. Ntabwo ubuzima urimo bugoye uzakuburimo, Imana izaguhindurira ubuzima. Mwabyumvise ubuzima pasiteri yaciyemo ntabwo bwari byoroshye, ariko bahagaze neza, arabyibushye ari wese ubundi bikomeye biba n'ibanga, ariko napimaga 42. gusa ikigaragara turabyibushye. Amen. Rero ikiganiro nakagaruka Elizabeth Roxy kuri One Fox TV show. Mukore subscribe, comment na like turabakunda cyane. Nawe utaha